nkuko mubibona rero turimo turerekeza kuri Hotel Palace aho abasiganwa kuri uyu munsi bari buze kuruhukira. Igare bari kurivuguta, igare bari tayari, abasore kabisa biteguye kubahereza ibyishimo. Ariko muri la road race yo ku cyumweru ku munsi wa nyuma yo icyo twazishimira ni ugusoza. Okay. Irushanwa rya shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare rirabura iminsi 3 yonyine ngo ribere mu Rwanda. Ni ku nshuro ya mbere iri rushanwa ry'ubudasa rizaba ribereye ku mugabane wa Afurika, ariko by'umwihariko rikaba ari ku nshuro ya mbere iri rushanwa ridasanzwe rigiye kubera mu mujyi wa Kigali ho mu Rwanda. Abakinnyi, abatoza ndetse n'igihugu muri rusange imyiteguro irarimbanyije, by'umwihariko u Rwanda rwitegura shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare izatangira ku itariki 21 Nzeri uyu mwaka wa 2025. Abakinnyi 23 bazaba bahagarariye u Rwanda muri iri rushanwa. Imyitozo irarimbanyije ndetse baravuga ko biteguye kuko n'ubabwira ko ejo ari bw'irushanwa rizatangira, biteguye guhatana. Abakinnyi bazahagarara u Rwanda uko ari 23 bazahatana mu byiciro bitandukanye, birimo icyiciro cy'abahungu batarengeje imyaka 19, icyiciro cy'abangavu batarengeje imyaka 23, icyiciro cy'inkumi n'abasore batarengeje imyaka 23 ndetse n'icyiciro cy'abakuru mu bagabo ndetse no mu bagore. Aba bakinnyi bari kwitoreza mu karere ka Bugesera aho bacumbitse kuri Palace Hotel iherereye mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. Aba bakinnyi twabasuye ubwo bari mu bakora imyitozo, ni imyitozo bakoreraga mu mihanda yo mu karere ka Bugesera irimo Nyamata, ku Gahembe, ku Ruhuha, bagakomeza mu karere ka Muhanga ndetse n'akarere ka Nyanza. Iyi myitozo yabaye mu gihe kigera ku masaha 5. Abakinnyi bagaragaje akanyamuneza, ingufu ndetse n'ishyaka mu gihe barimo bakora iyi myitozo. Nyuma y'iyi myitozo, ikinyamakuru umunota.com ndetse no Muzo TV official twegereye umwe mu banyamakuru akaba inzobere mu bijyanye n'imikino yo gusiganwa ku magare. Nta wundi yitwa Mihigo Saddam, ariko abenshi bamuzi ku izina rya Mukude. Uyu munyamakuru twaganiriye ku ngingo zitandukanye zirebana n'iyi shampiyona y'isi u Rwanda rugiye kwakira guhera ku itariki 21 Nzeri. Saddam yadutangarije ko iri rushanwa ari mu marushanwa ahambaye, by'umwihariko iri rikaba ari ryo rushanwa rifata nk'agasongero k'ayandi yose mu gusiganwa ku magare. Saddam yakomeje atangaza ko iri rushanwa riba ritandukanye cyane n'ay'abantu bamenyereye, harimo Tour de France, La Vuelta a España, Giro d'Italia ndetse n'andi marushanwa akomeye. Mu magambo ye, Saddam yadutangarije ko iyi shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare ihuriza hamwe abakinnyi b'indobanure baba baturutse mu bihugu bitandukanye. Ikindi cyihariye kandi kiri rushanwa nuko iri rushanwa buri gihugu cyohereza abakinnyi b'indobanure bacyo. Ni ukuvuga buri gihugu cya gifite abakinnyi bazagihagararira muri iri rushanwa. By'umwihariko irushanwa rya shampiyona y'isi riteganyijwe kubera mu Rwanda, ibihugu bigera ku 100 bikazohereza abakinnyi batandukanye bazabihagararira muri iryo rushanwa. Nyuma yo kumva ko iri rushanwa rizitabirwa n'ibihugu birenga 100, ushobora kwibaza ngo ariko se mu by'ukuri mu Rwanda n'abahe bakinnyi bakomeye cyangwa se b'ibyamamare mu byo gusiganwa ku magare bazaba hari? Iki kibazo Saddam yagisubije muri aya magambo. Abantu bazi abasiganwa b'ibyamamare abo ba Roberto Contador, ba Nairo Quintana, ba Christopher Froome mu Rwanda muri shampiyona y'isi, by'umwihariko tuvuga ngo ni nk'igikombe cy'isi cy'amagare. Umuntu utabikurikirana cyane wamubwira ko ari nk'ibihe byamamare bigiye kuza muri Kigali by'umwihariko bisiganwa. Mu gitondo navuze ngo ubushakashatsi. Yego. Usibye Tadej Pogacar niwe ngubu niwe nimero ya mbere uri classe ku rwego rw'isi, niwe nimero afite amanota 11 na 600 none ugasanga umukurikiye afite 4,000. Urumva iyo difference irimo aho ngaho ni nyinshi cyane. No kuvuga ngo rero uwo muntu ni umuntu ari uwo kwitondera muri race. Yego. Wareba nk'abandi bakinnyi bamukurikiye mu manota, hari n'abatinya kuvuga ngo ese ko agiye kuza nka Vingegaard avuye ari muri La Vuelta a España, donc ari mieux place. Yego. Ariko yaravuze ati je ntago nzaza. So narebye rero kuri onda nifashije nk'urutonde nifite mu gitondo. Yego. Kuri ku bakinnyi bakomeye bagomba kuza mu Rwanda, kuko urumva iri ni irushanwa riba riremereye, by'umwihariko abanyarwanda badukurikira. Donc Tadej ayoboye abo twita top contenders, bamandi nyine uvuga ngo agomba kuyitwara nyine nta ko byagenda kose. Hakaza noneho muri abamukurikirana ni Mathieu van der Poel, niwe doko yaba top contenders ni 3 ndetse na Mads Pedersen afite amanota 2510. Urumva difference irimo.
so ubwo rero hakahita hazamo bita ngo aba other favorites abandi bashobora kuza donc akaba yaza hafi aho ngaho hagize umwe ava aho ngaho hari Remy Kevin Powell hakaza Jonas Vingard utaraje nawe yari mu ba favorites bandi urumva ko yari muri kategori itandukanye ni Tadej hakaza abo bita aba national favorites bandi bashobora kuba yatwara nk'igihugu cye nko muri team time trial muri mixed relay niho haza Julian Alaphilippe witwa Yohane Ayuso munya Espagne Alaphilippe ni wamubonye ku rutonde rwa Faransa ari uzabayoboye hakaza nabo bita dark horses dokuba abantu bashobora gutungurana mukaba muri aho muvuga muti Tadej rukaje kubona wenda uwo ngo wahingutse mutamubaraga habazamo Philippe Gana n'umutaliyani muramuzi ndetse na Caden Groves mu Australia donc nabo bakinyi navuga ko donc uko bazizengurukaho kose yego hagomba kuzava umuntu uzatsinda iri rodress yo ku cyumweru cya 28 okay gusa abantu benshi bategereje Tadej niwe mustar uzaba hari abandi bose bazaba bakora kugira ngo bamuchallenging ariko navuga ko bitewe na structure cyangwa se uko umuhanda uteye urawa ku munsi wa nyuma nabaza ko icyabamo gitunguranye kiretsaguye yego kiretsaguye naho bondi kugo Tadej abantu bazamwumva kijyanye n'icyo abantu bakwitega ku bakinnyi b'abanyarwanda Saddam yadutangarije ko irushanwa ari mu masiganwa baguye by'umwihariko nko ku munsi wa nyuma waryo abasiganwa bazasiganwa ku ntera ibirometero birenga 260 mu magambo ye Saddam yadutangarije ko icyo abanyarwanda bakishimira ari ukuzabona byibura umunyarwanda abasha gusoza irushanwa nibaza ko nibasoza nitumanuka kuri Kigali Pere dufite umukinnyi nibaza ko tuzagira umukinnyi kuri finish ikiba kigoye no kwitwara ibyo birometero byinshi kandi nibaza ko abakinnyi dufite ubu ngubu akantu kaho advantage kazamo bitoje igihe kinini donc bagiye bagira igihe cyo gukora camp zira ukora utaha bafite ni residential camp imaze igihe navuga ko icyagoraga no kuba twasoza ubu ngubu rero icyo nava nka target byazaba ari record cyangwa se ari ikintu cyo kwishimira tugize umukinnyi ugera kuri finish asoza kuri karasoma tukamubonaho ko yasoje nicyo navuga cyo kwishimira twazishimira naho kuvuga ngo wenda ngo umunyarwanda ngo yaza muri 20 wa mbere 30 wa mbere ntabwo umuntu abyizeza twebwe turwane no kuzasoza donc iriya voiture bara cyangwa se modoka iza bwa nyuma bahita bafunga izaza byibuze twagize umukinnyi kuri finish gusa ubwo ndavuga muri ira long distance ku cyumweru tariki 28 ariko mu bisanzwe bya zino za individual time trials zaba yaba muri men and women ndetse na 23 hari aho karasoma tuzaba tuyishaka tuzaba tuzikeneye ntabwo tuzaba dushaka kuri karasoma kuba tuzwaza byibuze twegereye uwa mbere ariko muri road race yo ku cyumweru ku munsi wa nyuma yo icyo twazishimira ni ugusoza okay ku ruhande rw'ubuyobozi Bigango Valentin Visi Perezida wa Ferwacy uruhagarariye ubuyobozi muri iyi myitozo yatangaje ko u Rwanda ndetse by'umwihariko n'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwacy biteguye neza kwakira shampiyona y'isi ngira ngo imyitozo aho igeze navuga ko ari ingana neza n'iminsi imiteguro irakataje navuga ko turi bari gushyiraho ko dufatanyije twese gutegura turi gushyiraho utudomo twa nyuma mu bice bitandukanye bigize shampiyona y'isi byaba ari ibice nakita support bishyigikira shampiyona y'isi byaba n'ibyo nakita ibice bya sport cyangwa se bya cycling ari wo mutima w'irushanwa rwose nibura ku rugero rwa 96% turi ku rwego rwiza na progress kubera ko ngiye kubegenda no kwigenda nta byasigaye inyuma Visi Perezida Bigango Valentin yakomeje avuga ko u Rwanda rwakoze amateka ruba igihugu cya mbere ku mugabane wa Afurika kibashije kwakira irushanwa ry'akataraboneka ati ntibizabatungure u Rwanda rwongeye gukora amateka muri iri rushanwa yo gusiganwa ku magare maze umunyarwanda akaba yakitwara neza ku ruhande rw'abakinnyi ari nabo bazaba bahagarariye u Rwanda muri iri rushanwa nabicyizere ni cyose ngo ndetse uramutse babwiye ko ejo ari bw'irushanwa riri butangire biteguye guhatana Nirere Saverine witabiriye irushanwa rya shampiyona y'isi inshuro zigera kuri 2 ndetse
iry'uyu mwaka akazaba ahagarariye u Rwanda mu cyiciro cy'abakobwa, yatangaje ko afite icyizere ndetse ko abona bagenzi be biteguye guhatana. Iyo nitabiriye ya mbere nayitabiriye mu Bwongereza 2023, indi nitabiriye nayitabiriye mu Busuwisi 2024. Hose ho ntabwo twatangiraga muri circuit, byabaga ko tubanza twanyonga ibirometero birebire nka 60, nyuma aho tukabona kwinjira mu masirikwi. Ariko ubu ngubu i Kigali tuzatangira muri circuit, kandi ahantu iwacu mu Rwanda twitoreza buri munsi. Ndumva bizadufasha nk'abanyarwanda kuba twakitwara neza tukaba twabasha kuyitsinda. Mu Rwanda dufite impano, nibyo ko kari abana bakizamuka, ariko wenda nk'ikintu nababwira biba bigoye ugiye gukina bwa mbere ukinanye n'abakobwa b'abazungu. Cyambere ni ukwitinyuka bakumva ko bashoboye, imbaraga bafite natwe tuzifite. Ubundi ikindi bakirinda gucomekera inyuma, bakabajyamo nko hagati mu iporoto, bakirinda na risiko kuko kugwa biba bishoboka, kwa ko umva tuba turi benshi, abantu bagera muri 90%, bumva iporoto bari nini, ibindi byose bazayirangiza. Ikintu tubizeza, tuzakora ibishoboka byose nk'abakinnyi bahagararira igihugu, tuzatanga imbaraga zacu zose uko zingana kugira ngo tube twabasha gusoza, cyangwa tuba twanagenda na break kugira ngo batubone idarapo ry'u Rwanda rigaragara. Ku ruhande rw'abazaba bahagarariye u Rwanda mu cyiciro cy'ingimbi ndetse n'abangavu batarengeje imyaka 19, nabo icyizere ni cyose ngo ndetse nubwo irushanwa ryo rya mbere ryabo mpuzamahanga bagiye gukina, icyizere ni cyose kandi biteguye guhesha ishema igihugu. Byusa Pacifique uzaba uhagarariye u Rwanda mu cyiciro cy'ingimbi zitarengeje imyaka 19 yatangaje ko icyizere ari cyose. Ni nako kandi Uwiringiyimana Liliane uzaba uhagarariye u Rwanda mu cyiciro cy'abangavu batarengeje imyaka 19 nawe abona icyizere ari cyose ngo ndetse yiteguye guhesha u Rwanda ishema. Nirakoze ngiye ku giti cyanjye, isiganwa rikomeye ryanjye rya mbere riri international, ngiye kubona nahanganamo n'abantu batandukanye bari ku rwego ruri hejuru y'urwanjye. Isiganwa niteguye neza, nabonye imyitozo ihagije, nakurikije porogaramu y'abatoza banjye, ndizera ko nzitwara neza. Tumaze igihe kinini mu mwiherero w'ikipe y'igihugu, dufite abatoza beza badutoza neza, dufite schedule tuba tugomba gukurikizaho imyitozo. Urumva ko schedule yacu bipanze, tuba tugomba kwitoza, tukaba dukomeye kandi tukaba tutananiwe. Ndakeka twiteguye kuba twahangana. Tugerageje nk'uko tubana mu Bugesera ni mu bitambika, turamutse dukinye turizeza abanyarwanda ko twaza ku mwanya wa hafi cyane, ariko twaza ku mwanya w'imbere, tutari imbere cyane. Uretse abakiri bato n'abakuru babo, icyizere ni cyose. Byukusenge Patrick ufite inararibonye mu mukino wo gusiganwa ku magare, akaba ari nawe uzaba uyoboye ikipe y'u Rwanda mu irushanwa rya shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare, nawe aganira n'itangazamakuru yatangaje ko abakinnyi biteguye ngo ndetse abanyarwanda bitegure ko abakinnyi bazaba bahagarariye u Rwanda bazabashimisha. Twariteguye bihagije ku buryo n'umunsi w'ejo bavuze ngo tuje guhangana, twaje guhangana n'abagenzi bacu. Shampiyona y'isi ibereye muri Afurika bwa mbere, kandi ikindi ibereye mu gihugu cyacu twitorejemo, twanavukiyemo. Urumva ari ibintu byiza kuri nkatwe nk'abakinnyi bo mu Rwanda. Intego dufite ni ugufayitinga nk'abakinnyi bo mu Rwanda. Urabona irushanwa ribereye iwanyu ni n'akarusho, kubera ko ndakeka abanyarwanda nubwo bazabafana abakinnyi bo hirya no hino, ariko ndakeka ko zino miliyoni 10 zo mu Rwanda nta handi bazaba bateze amaso usibye abakinnyi b'abanyarwanda. Twabibutsa ko ari ku nshuro 98
irushanwa rya shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare rigiye kuba, by'umwihariko iryo mwaka w'2025 rikaba ari ku nshuro ya mbere rigiye kubera ku mugabane wa Afurika, aho kuri iyi nshuro rizabera mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda, mu mujyi mwiza utekanye kandi ukeye, umujyi wa Kigali. Iri rushanwa rizerekanwa mu buryo bwa live cyangwa se mbona nkubone kuri shene za televiziyo zirenga 88 zo mu bihugu bitandukanye. Izo shene zirimo n'Umunota TV uzakwereka buri kimwe cyose kizabera muri iyi shampiyona y'isi. Si ibyo byonyine, kuko iri rushanwa rizaba ririmo abakinnyi baturutse mu bihugu birenga 100. Irushanwa rya shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare mwaka w'2025 riteganyijwe kubera i Kigali mu Rwanda guhera ku itariki 21 kugera ku itariki 28 Nzeri. Rizarebwa n'abantu barenga 330,000 baturutse mu bihugu bitandukanye. Iri rushanwa uzarikurikirana imbona nkubone gatanu ku kandi ku Munota TV official, ndetse buri kimwe cyose kizabera muri iri rushanwa cyangwa se gifitanye isano n'iri rushanwa, inkuru zabyo uzazisoma zose ku kinyamakuru umunota.com. Munyemere mbashimire mwanije umwanya wanyu tukabana. Naho ubundi njya amazina yanjye nitwa Gladiator. Iyi shene yitwa Umunota TV official, gusa tunagufitiye website igufitiye amakuru yose afitanye isano n'u Rwanda. Iyo website yitwa umunota.com, igufitiye amakuru y'u Rwanda mu birebana na politike, ubuzima, imikino, imyidagaduro ndetse n'ibindi bitandukanye. Nkwibutsa ko kandi tuzabana 5 kuri 5 mu irushanwa rya shampiyona y'isi mu buryo bw'amafoto, amashusho ndetse n'inkuru zanditse.